How about you, Madale? Umujene sha nawaraje Ako gafesu uhagaze. Change quotation gangs unless. Iyi ndirimbo njya kuyandika Nick nayo mu banzi benshi abasta duhuriraho twese ni unless. Reka tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndavuga abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo n'abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga, mwese nizere ko nukuri mumeze neza kandi mushima Imana. Mukomeye kandi mushima rugira bigenda byose ino mu Rwagasabo turashima Imana. Kuri kamera zacu turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembero rugero n'ingabo ziza rutimwe rw'imindi n'ingabo z'inkotanyi n'icyogere mu nkuba n'umwana ukiri muto gusa ntabwo ari muto gutubugari mutaza kugira ngo yatubugari nta bugari yata. Murabizi ko urubuga rw'Umwana TV twibanda ku mpano zitandukanye, ntabwo tujya kure y'abana. Bakumubona afite ibigango kagira ngo n'umusore, hari n'abajya babyibeshyeho ku nkumi zingana nawe ayiwe ubu rutanzi. Uyu mujene sha nawaraje ni muto, tumushyigikira ahubwo tumushyigikire cyane tugiye kuganira byinshi ku bijyanye n'ubuhanzi, kandi murabizi ko ubuhanzi mu gihugu cyacu bufasha societe mu buryo butandukanye. Tubaza tumwakire ngo nta mugabo uvugira ku icumu ry'undi, icyo wari ukizi kabisa makuru yawe ni neza kabisa. Yego ku basari bose tuziranye ndetse n'abatanzi. Change quotation gangs unless Gisenyi upcoming boys and stars. ubu turi Gisenyi. Wow. Duhaye ikaze ku Mwana TV. You are welcome. Okay. Amazina yanjye bwite nitwa Abimana Defao. Yego. Ariko Nick nayo mu banzi benshi abasta duhuriraho twese ni unless. Unless bishatse kuvuga kereka. Kereka. Okay. If not. Hari igihe kizagera tujye tukubaza amazina. Ntiwabyishimira tugushyira hano tuyavuga tuti umuntu ukomeye tumwakire bisa. Yabane byo ibitangaza byatari. Kandi wumva nawe uzabigeraho cyane. Navuze ngo uri muto ariko ntabwo uri muto wo gutubugari. Umuntu aguhaye ubugari ntabwo ntekereza ko wabutawana wakaraba neza ukazikesha cyane. Yego wari umaze kuvuga amazina yawe kandi ni byiza turagushimiye. Uru rubuga ni urw'Umwana Umwana TV cyane dushaka talent z'abana. Mu magambo make hari wakibaza ngo ufite imyaka ingahe cyane ko mbona ufite ibigango. Imyaka yanjye nojeje 18. Neza ugiye kumbwira ngo nejeje ibitoki Urezira yiru ufite imyaka myinshi. Okay. Nta mpamvu yo kunyura ku ruhande. Yego. Muri ya nganzo iyo twakiriye abahanzi hakuntu hita kubitamo kagahogo kawe kanyura benshi gatoya cyane kugira ngo umuntu kwanza twinjirane neza biryoshye. How about you, Madale? How was the night, the morning, Ako gafesu uhagaze nje gatuma nibura ufite style zitwika izo vibe wala izo ni danje hakakana byo ni danje my baby boo ni gutyo. Wow cyane. Ego umuhogo umeze nk'umwe wanyoye amata kare kabiraho. Yiza cyane guys. Iyi ndirimbo ni yawe? Ni yanjye. Yego warayikoze? Niyo nakoze. Okay. Ngira ngo ni nacyo tugiye kuganiraho bakunzi b'Umwana TV. Urubuga rwacu cyangwa se urubuga rwanyu nta kindi ni talent z'abana. Twifuza ko abana bagera ikirenge mu cy'abandi bahanzi bakomeye tuzi hano mu gihugu cyacu kandi mukunda muri benshi. Akarere ka Rubavu nako kajya kababyara benshi ibintu bikagenda neza. Ni akarere k'ubukerarugendo ariko kabajene n'abajene kazi. Ntabwo mvuga ko harimo abasaza babandi barukukuri bamwe tutakaka impanuro. Hari abasaza beza, hari n'abajene bakiri bato, abakobwa, abahungu. Niyo mpamvu tugera hirya no hino mu gihugu cyacu kugira ngo zino mpano nyine tuzimenye. Ubu buhanzi bwawe wabutangiye ushingiye kuki? Yego.
ya kugira njye mu buhanzi mbere yuko njya mu buhanzi abantu bose twakoranye bakundaga gukora video zisekeje arizo comedy nyine ziraho nkabona bishimishije nanjye mbanira ikirenge mu cyabo baransapotinga turakorana ariko bitewe nuko hari ubushobozi bukeya budahagije nshaka abana dukorana nyine dushyira hamwe turazamukana twatangiye turi 6 tugera ku ntego turi 2 bamwe bagiye groupe muhita musenya bamwe barasenyutse ariko 2 twihagararaho turakomeza nyine ariko ubu ngubu twagize n'ubushobozi dukora comedy arizo back comedy ugiye channel wazibona dufite channel duhuriyeho turi 2 ni yacu twembi twakomeje gutyo comedy tubona nago bigutanga umusaruro bihagije tavuga ati se ko tubona abantu bakora indirimbo igahita itwika ugasanga umuntu ahisaga afata byihuse ese twebwe twabigerageje tukagerageza amahirwe tukareba ubwo nibwo twase tujya ku ishuri mu kujya ku ishuri sinicaye nageze ku ishuri ndandika kubw'amahirwe nasanze umwana w'inshuti yanjye wari uzi gucuranga mu gihe batanze senti bagiye mu makirite gusenga ku ishuri barangiza twe tugasigaramo ubwo imirongo nabaga nanditse naririmbaga ari gucuranga kugira ngo ame melody mbone vibe ukuntu mbikurikiranya nyine uko tugenda dukora gutyo nkagira motivation yo kwandika cyane noneho naho adahari nkavuga ati indirimbo ndayikora melody ndi bugenderemo ningiye nubwo nabyuma sindi studio nipoza ko ndi muri studio nyine ashaka melody y'indirimbo ntarajyayo gutyo mba mbikoze gutyo n'umuvandimwe wanjye yarari yarandikaga nyine uwo twari dufatanyije tukajya duhurira kuri telefone tukavugana akambwira uko bimeze nanjye nkamubwira uko bimeze tuvugana na producer turavuganye bamwita Ganza ndamushimira cyane ni umuntu wangiriye neza kandi anaranyumva n'aharabyumve abaransapotinze bavuga ati rero mumereze indirimbo mufite muririmbe turayiririmba arambaza ati indirimbo ni iyande avuga ati ni iyanjye murakosora hano muhakore gutya indirimbo barayinkosoreye neza njya muri studio ndaririmba umuvandimwe wanjye aramfasha kubitewe nuko byari yari indirimbo ya mbere turafatanya gutyo indirimbo turayisohora abavuga ati ubwo dusohoye ingiyi turi 2 kaduhisharinge icyarimwe ujye ukoresha account zawe nanjye nkoresha izanjye turebe ko yakwiimprovinga cyane tukabwira n'inshuti zacu tugiye dusanga iyi ngendo ariko nyine mu buryo butandukanye bakadufasha bakaduha link zabo tugapostinga tukabaha link bashakiraho video muri ubwo buryo nyine ukuvuga ngo nyine mu isi no gushakisha uti muri comedy tubona ni moving fresh leta tujya mu ndirimbo none uyu munsi natwe turahuye ku Mwana TV ukuvuga ngo ubu kugeza ubu ngubu iyo ndirimbo wakoze wayitangiye uririmba mu rurimi rw'amahanga kandi ntekereza ko cyane turi mu Rwanda umuntu ashobora kwibaza ngo ishatse kuvuga iki mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye iyi ndirimbo njya kuyandika hari system zaje zo kurengeza zo kuzimiza indimi nyine icyo byo bita slang naravuze ati bitewe n'ubwo ndi kubona abantu bose ariyo target yabo arizo ndi kubona arizo banari no gukunda reka nanjye aribwo mbitekereza nyine aribwo mbikora naricaye ndandika nkahuza amagambo
nkumva biri muri melody imwe biri kujyana nyine. Ya impamvu nayikoze iriya ndirimbo ashaka kuvuga ku mukobwa nyine wari utangaje cyane mu kigo. Witwa ngo iki muri slang? Yitwa ngo iki uwo mukobwa? Navuze akana tu. Navuze akana. Aka kana byo ni danje. Yego. Ibi byo ndabona ari danje, izi staff zo ni kwaje. Yego. Ya. Okay. Hanyuma ubu ni kuvuga ngo umurongo wawe wifuza gukoreramo ndetse ukavuga uti kuba Umwana TV ansuye n'urugendo rwa mbere. Wenda n'ibindi bitangazamakuru bizagusura kuko n'izibika zari amagi niho bose bavuye kabisa. Wowe uyu murongo kandi wiga baza kubihuza gute? Ya uyu murongo kandi niga. Yego. Ya mbere na mbere yuko ntangira ibi bintu by'umuziki nabanje kureba bitewe nuko ibintu bya social media ni ibintu biba bisaba umwanya mwinshi cyane, ubonera umwanya uhagije. Rimwe na rimwe ababyeyi babona mbijyamo bakavuga ati bire kuzabijye murangije segonderi, ariko nkabona ukuntu abana turi mu kigero kimwe barimo kuzamuka, nanjye nkumva ngizishyari nkumva nakora. Nkavuga ati reka mbihuze nihangane na kakanya gatoya nabona ko ndi free ndimo kuruhuka, ngira ikindi kintu naba mpugiyeho ntekereza kugira ndebe ko aho rya shuri ritari ndebe ko nakibyaza umusaruro. Ubwo ni muri vacances? Ubwo ni muri vacances. Okay. Just na weekend iyo turi mu kigo. Kwa kundi baba batanze umwanya wo kujya kwisanzura kureba amafilme ibiki. Wowe kugera mu buhanzi bwawe? Njye mba ndi mu muziki. Ku buryo mfite hano indirimbo zigera mu 8 nanditse, ariko maze gukora audio y'indirimbo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyo audio uravuga uti we nagize uburyo nahita nkora n'amashusho, kandi ntekereza ko ari byo byabana byiza. Amashusho asigaye avuga asigaye avuga kabisa. Wakora indirimbo rwose wa chance ukakora amashusho yayo umva bigahita bigenda neza. Ntekereza ko nabyo ubizirikana mu bitekerezo. Ndabizirikana cyane, nta nicyo kiba kimangayikishije, usibye ko ubushobozi aba ari ikibazo, ugasanga wenda n'abamere n'ababyeyi mu uburyo mubayo nawe nakuntu ahagaze, ugasanga ni ikibazo, bigasaba ko wakwihiringa ugashaka inzira zose ukihangana. Tabavunye kuko minerivare nabi biva kure. Na minerivare biva kure, ugasanga biga ku kigo bishyura menshi, arakenera ko kwambika wenda ukagira n'ingaruka, ugasanga ni n'umubyeyi umwe ufite, akenshi biba ku bantu benshi. Niyo bari babiri ugasanga nabwo nta bushobozi bafite, ugasanga nyine ni imbogamizi ugenda uhura nazo. Ariko bitewe n'ikintu uba ushaka ushyiramo imbaraga ntucike intege. Ahubwo tukiri hano uvuze ku babyeyi, hari ababyeyi benshi umwana atangira gukora ubuhanzi ugasanga baramubangamira. Wowe yemeye yabyakira gute? Aka kanya mama nta kintu yanyima agifite, mba mbibona, kandi anaranshyigikira kuko azi ko ikintu cyose kimpaye umwanya aba ari icy'agaciro kuri njyewe, bitewe n'umusaruro mba mwereka nyine. Yego. Okay. Hanyuma reka turebe rero noneho ibyo ari byo byose nta kibazo kirimo. Burya iyo ukuranye n'ibintu muto kandi ukuranye nabyo ntacyo bitwaye. Ahubwo noneho reka turebe inyota ufite yo mu muziki wawe, urifuza kugeza ku ruhe rwego, kandi cyane cyane unadusobanurire nimba kuko bidashobora gutakaza imyigire yawe. Kino gihugu utize urabizi ko hari ibintu byinshi abatakaje mu buzima. N'ubu ngubu wenda singiye kumuvuga, hari umuhanzi dufite w'icyamamare hano mu Rwanda, uzarebe komanteri cyane cyane nk'iyo yagiye hanze, usanga nawe adusebeje rwose kubona nta rurimi ntakiye kabisa. Ariko nanone abantu batwumve neza, buriya umuntu nta wanga icyiza azi ko yakibona, ahubwo hari igihe akibura. Uko biri kose kuba
yarabaye umuhanzi akaba icyamamare tukamukunda ntabwo bishatse kuvuga ko hari icyo atabaye cyo mu buzima wakimuterera ibuye no ahubwo tubijyanishe rato wowe ufite amahirwe ufite mama ukwitaho kandi ntekereza ko nimba nawe uri umwana mwiza nk'uko turiho tuganira n'abakozi Umwana TV barakubona uburyo uvuga n'ubupfura uvugana ibijyanye n'imyigire yawe n'ubuhanzi urifuza kugeza hehe umuziki wawe kandi ku buryo utabangamira imyigire yawe uburyo umuziki utabangamira imyigire yanjye mu buryo twabikora neza nabikora neza nyine nkavuga ati uyu muziki hano n'amashuri yanjye hano ku buryo nta hantu nzabangamirwa mbona umuziki ku rwego rwanjye ari nka 64%. Byiza cyane. Mu Bugande hari umwana ubuyobozi bukuru bw'Ubugande yarakubise indirimbo zirahitinga umwana ishuri ararita ahita arivuyemo minisitiri w'uburezi aramubwira ati ndagufunga ariko urumva nyine kari agakoni k'ababyeyi. Ni byiza ko ubihuza kandi n'ukuri ngenda bivuze ko uri mutongira ngo n'abakozi b'Umwana TV nabo bari kukubona kandi dufite abahanzi benshi wenda nubwo twafata urugero rutoya kuri umwe Knowless yize akora umuziki ariko uyu munsi ebana mukubitira agasabutima mukubitira kandi ariko Knowless n'umuntu wacu uri urabizi yize ntawe yiga anakora umuziki kandi uyu munsi ikitegerezo kuri mwe uzabifatanye bihuse. Reka noneho tugenda tugana ku musozo sibyo ugiye kutubwira ni hehe indirimbo zawe ziboneka cyangwa se n'izindi muga ukoresha umuntu ashobora gusapotinga mukavuga ati ndagusanga tuganire nkugire inama kuko ukeneye ibitekerezo cyane ukeneye ibitekerezo ntekereza ko utaricaranye na se ngo ntamenye icyo sekuru yasize avuze uri ku Mwana TV kandi umwana n'uw'ababyeyi cyane rwose umuntu wese aramutse ari umubyeyi cyangwa akuruta yakugira inama. Uratubwira ahantu indirimbo yawe iboneka ndetse ushobora no kutubwira n'izindi mbuga twakubonaho bigende neza. Mbere imbuga mwambonaho abifuza ko twagirana ikiganiro karibu kabisa nkeneye ubufasha bwanyu sinzi ba byanashoboka niba no gusiga nimero aba ntacyo byaba bitwaye nimero ya telefone kabisa uburenganzira bwawe ejo niba nyine ariko buriya kuderanje telefone yihorera wowe bahi social media sibyo bahi social media telefone byo byihorera rwose kabisa umuntu aho umuntu gushaka uzi ikintu yakora agiye ku rubuga rwawe rw'indirimbo akubitamo nimero ye avuga ati nshaka ko tuvugana wenda ndi umunyamakuru cyangwa se ndi umuhanzi ndashaka kukugira inama ndashaka kugufasha akayirambikamo na comment yaba ari sawa kimwe nuko ashaka kukubwira ati yewe sanga kuri runo rubuga byose yabikwandikira mukaganira rwose birashoboka ariko ushizemo ka nimero kawe nduguyango wabona rubanda batangiye bati gitipe kandi uri umwana tubwire social media zawe imbuga nkoresha wansangaho Facebook nkoresha Facebook uje kunshaka washaka intiti mu Kinyarwanda intiti mbo WhatsApp ni Unless Instagram ni Unless ndetse na page ni Unless indirimbo iboneka kuri YouTube niho zibarizwa urubuga rwitwa Baki gutyo nyine Baki BAQ mu byo tuganiriye hari igihe waba wumva hari ikindi wowe wifuzaga kuvuga kiri ku mutima wawe kavuga uti wakibagiwe ariko wowe uramutse ukibitse wakivuga tukagana ku musozo. Murakoze cyane ndanashimiye kuba mwanangiriye icyizere mugatakaza umwanya wanyu mukaza nta gutakaza umwanya ku mwana uriya ni uw'agaciro ahubwo ntekereza ko n'umuntu utajya ku rubuga rwawe ngo akore subscribe ugire
ugire gutyo ubone indirimbo irakunzwe irirukanse ku buryo banagutera imbaraga zo kugira ngo ukore n'indi yabahemutse. Tekereza ko umuntu wese nagende ku rubuga rwawe akore subscribe, anaguhe comment, akore like, ntekereza ko byagenda neza yabaguhaye agaciro kabisa. Ikintu numva tutaganiriyeho kandi kiri gutsika umutima wawe kiza mu gaciro, ndabona ntacyo tutaganiriye. Yego. Gusa wangirira icyizere kabisa, nanjye nditeguye gukora cyane. Wakumva ko twafatanya akamu bufasha mu kuzamura impano yanjye, nditeguye kabisa. Niteguye kumwereka imbaraga zose, nabishyiraho umuhati. Ariko wa mugani tukiri hano gatoya, nubwo wenda twaganaga ku musozo w'ikiganiro, hari abahanzi nyanumva ngo umuhanzi muto akamukenera, akaba azi n'izo social media akoresha, ukagira n'amahirwe mukanavugana akaguca amazi. Igihe niko byita kuguca amazi, nyine kumva ko wenda naho uri wategeza nahagera. Benshi barabyirengagiza. Yego. Aba bahanzi bakuru bawe urabasaba iki muri uyu muziki wawe utangiye kandi ukiri muto? Ikintu nabasaba, ntaritambukira ubusa. Burya umuntu mukuru ntabwo yatakaza umwanya ngo aza gushake, kandi nawe wiyubashye aje kukubwira ubusa kabisa. N'abari kutureba cyangwa se n'abarimo kutwumva, n'abareba ku mbuga zacu ibihabera, ibimenyetso biba bihari bigaragaza ko dufite gahunda yo gukora kandi dushyizeho imbaraga. Gusa icyo nabisabira nka bakuru bacu, kuko turi gutera ikirenge mu cyabo, badusapotinga bakadufasha, bakareba wenda uburyo byagenda. Nibavuga ati niba umwana yifuje kuzamura impano yiwe akanyitabaza, niba koko namufasha, mfite ibyo ndi bugendera wenda bitewe n'umutima wiwe, ntawamenya. Cyangwa se niba bidashoboka, nta guca amazi ukagwakana akavuga ati ndi bize ntibishoboka. Ese umuhanzi ufatiraho icyitegererezo hano mu Rwanda ninde? Hanze ho nushaka kubyihorera, hano iwacu ino mu Rwanda uvuga uti ese uyu muntu wose n'ifoto ye nayishyira no mu gatuza kanjye tu kabisa. Niyo Bosco. Niyo Bosco. Okay. Cyane. Niyo Bosco, umuhanzi ukiri muto ukizamuka, ariko yakoze byinshi, baramukunze no mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Umwana ukiri muto ufite ubumuga bwo kutabona, ariko dushimira MLN akora byinshi mu binyamakuru w'umuhanga. Niyo Bosco umukundira iki cyane cyane? Niyo Bosco mbere na mbere nkunda ijwi ryiwe. Nkunda ijwi ryiwe, nkunda uburyo acurangamo gitari. Ni umuntu w'umuhanga kabisa, nawe ahari abyumve, ndi umufana wiwe cyane. Turagushimiye rero natwe kuba waduhaye umwanya wawe mwiza, tukagufata amajwi n'amashusho ubishaka. Murakoze cyane. Nyagasani akomeze intambwe zawe. Tubashimira namwe bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino, tubashimira ko mwaduhaye umwanya wanyu utagira ukungana. Ariko tuzanezezwa cyane yuko mwasapotinga uyu muto utari gito, mukamutera ingabo mu bitugu, nawe ejo tukazamubona agera ikirenge mu cy'abahanzi bacu dukunda hano mu Rwanda badufasha byinshi cyane. Reka mbashimire, nimba ari ubwa mbere udusuye ku rubuga rw'Umwana TV, mwibuke gukora subscribe, hanyuma comment ni ingenzi cyane. Abandi bahanzi aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, namwe mwaduhamagara tukaganira namwe, ndetse hari ukuntu mushobora no kuduhamagara, link zanyu hari ukuntu twazigenza ibintu bikagenda neza. Reka mbashimire, ngiye nitwa Emmanuel Kanani, kuri kamera turi kumwe na Sanzumuhire Shabani. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ndabakunda. Imana y'u Rwanda iragahora.